njye nemeye ko amafaranga nayigurizaga gake gake mfite igihunga, ariko nyuma yo kubona umwunganizi mu mategeko nashize impumu. ubu ibyo mvuga muba ari ibyo mufata nk'ukuri. njye n'uwo tureganwa tuziranye nk'abantu basengana gusa. uregwa we yemera ko aya mafaranga yagiye ayiguriza, none kuri iyi nshuro arabihakanye ko bitabaye. ibyo urukiko ruzabibone nko kwivuguruza. ayo magambo mvuze ntiyavuzwe nanjye, ahubwo yavuzwe n'ababuranyi mu rukiko rwisumbuye rwa Kamembe. abo ni umushinjacyaha witwa Evariste Mutatsineza uri kureganwa na Ezekiel Niyonshuti, aho baregwa n'ubushinjacyaha. umushinjacyaha Mutatsineza aregwa icyaha cyo kwangiza cyangwa kurigisa ibyafatiriwe cyangwa ibyanyazwe, ndetse akanarigwa icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Ezekiel Niyonshuti we akurikiranyweho icyaha cy'ubufatanyacyaha ku kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya n'icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo atunze. mu myambaro y'iroza isanzwe iranga abagororwa mu Rwanda, umushinjacyaha Mutatsineza icyarimwe na Niyonshuti Ezekiel ufatwa nka komisiyoneri wa Mutatsineza nibo bari imbere y'umucamanza umwe n'umwanditsi w'urukiko mu rukiko rwisumbuye rwa Kamembe mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda. bombi bari baje kuburana ubujurire ku cyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kamembe cy'abafunze by'agateganyo iminsi 30. muri iyi nkuru murabanza kumva uruhande rw'umushinjacyaha Mutatsineza uregwa watanze impamvu z'ubujurire bwe. Mutatsineza yabwiye urukiko ko ibyamubayeho ari akagambane. Mutatsineza yemeje ko yagambaniwe n'abo bakorana barimo uwari ukuriye ubushinjacyaha wanamuyoboraga. nyakubahwa perezidante w'inteko iburanisha, mwumve neza ko n'abo dukorana bagiye kwishakira banshinja ibinyoma. na Jean Baptiste Nshimiyimana twakoranaga yagiye gushaka banshinja batanze. uwo ni Mutatsineza wumvikanaga mu rukiko. Mutatsineza yavuze ko hari umusaza wavuze ko yamushyiriye ruswa. mu magambo ati, ibaze ko uwo musaza yabajijwe akemeza ko iyo nzu yanjye ari agacurama isakaye igisenge kandi atari agacurama, bityo bikagaragara ko ari kwa Jean Baptiste Nshimiyimana twakoranaga yavugaga. none se we na Niyonshuti mureganwa mu busanzwe muziranye mute? icyo ni ikibazo cy'urukiko. Mutatsineza nawe ati, ubu tureba imbere yanyu njye na Niyonshuti tuziranye nk'abasengana gusa, ko muri dosiye bigaragara ko ari abantu Niyonshuti yagiye akuzanira byo bite? urukiko rukomeje kubaza Mutatsineza, nawe arasubiza agira ati, nyakubahwa perezidante, njye nk'umushinjacyaha nakiriye abantu batandukanye baje kunsobanuza ibyo badasobanukiwe, aho babaga baje kunsobanuza aho imanza zabo zigeze, bityo nkabayobora. none se amafaranga miliyoni 10 wari umaranye imyaka 10 afatiriye ibyayo bite? urukiko rubajije Mutatsineza nanone, nawe asubiza agira ati, ayo mafaranga ari mu kabati, nyuma nza kuyibwa nabo twakoranaga, gusa babikoranye ubuhanga, bityo uwari udukuriye nk'abashinjacyaha niwe wabigizemo uruhare, kuko nta wundi wari kugira urwo rufunguzo. ko mu bugenzacyaha wemeye ko aya mafaranga ari we wagiye uyiguriza gake gake kandi unemera no kuyishyura, ibyo ubivugaho iki? Murakoze nyakubahwa perezidante w'iburanisha, aho munyemerere mbabwire uko byagenze. ibyo nemeye nabitewe n'igihunga nari mfite, ariko nyuma yo kubona umwunganizi mu mategeko ubu nashize impumu. kuri iyi nshuro ibyo mvuga mwumve ko ariko byagenze. ibyo bibazo ni ibisubizo mwumvaga byari mu rukiko rwisumbuye rwa Kamembe. Metre Nehemiya Bisitsa wunganiye Mutatsineza na Niyonshuti bareganwa yabwiye urukiko ko umukiriya we atari kurigisa ibyafatiriwe ngo narangiza byandike mu gitabo ko byafatiriwe. birabaje kuba abantu baratanze ubuhamya ko batanze ruswa hagafungwa uwo bavuga ko yayakiriye kandi bombi baba bakoze icyaha. ayo ni amagambo ya Metre Bisitsa wunganira abaregwa. umunyamategeko Bisitsa yabwiye urukiko ko nta bimenyetso bifatika bigaragaza iby'iyo ruswa haba aho banyujije ayo mafaranga. nyakubahwa perezidante w'iburanisha, amafaranga ya ruswa ataranyuze kuri konti nanyuzwe kuri momo. ntibyumvikana ko urukiko rw'ibanze rwa Kamembe rwafunze abakiriya banjye rushingiye ku magambo gusa. umunyamategeko Bisitsa niwe wavugaga ayo magambo asaba ko urukiko rwazerera rukarekura uwo yunganira by'agateganyo agakurikiranwa adafunzwe kuko nawe yenda kujya. undi uregwa muri uru rubanza ni Ezekiel Niyonshuti yabwiye urukiko ko yafashwe saa 7 z'ijoro afungirwa ahantu hatazwi ndetse anatotezwa. Niyonshuti avuga ko azi umushinjacyaha Mutatsineza basengana, naho ku mutangabuhamya ivugwa muri iyi dosiye ko yahaye Niyonshuti amafaranga arenga miliyoni 1 ngo harikurwa umwana w'uriya mutangabuhamya. Niyonshuti yavuze ko ari we muntu ujijutse mu gace atuyemo ku buryo abaturanyi be bamugisha inama. Niyonshuti akemeza ko aribwo buryo uriya mutangabuhamya yari ufite umwana ufunze yamugishije inama, nawe
amugeza kuri Mutatsineza basengana. Niyo nshuti agasaba ko nawe yarekurwa agakurikiranwa adafunzwe. Ubushinjacyaha bwasaba urukiko rwisumbuye rwa Kamembe ko rutahindura icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kamembe ko aba bakomeza gukurikiranwa bafunzwe iminsi 30 y'agateganyo. Uwaga ubushinjacyaha yavuze ko Mutatsineza yari yemereye ko aya mafaranga yagiye ayatwaraho gake gake yiguriza, none akaba avuga ko yayibwe atari byo kuko humvikanamo kwivuguruza. Uhagarariye ubushinjacyaha kandi yabwiye urukiko ko Mutatsineza nk'umushinjacyaha wafatiriye aya mafaranga yabona ko nta mutekano wayo uhari yari kuyabika handi binagendanye ko urukiko rufite inyubako nini. Nyakubahwa Presidenti w'iburanisha Mutatsineza uri imbere yanyu nakwiye kwikoma ubushinjacyaha Jean Baptiste Nshimiyimana ngo kuko yagiye gushaka abashinja Mutatsineza kuko nizo nshingano ze, aho ashinzwe abahohotewe n'abatangabuhamya, bityo gushaka abashinja ni akazi ke. Ayo magambo maze kuvuga yavuzwe n'uhagarariye ubushinjacyaha. Kuba Mutatsineza yaramaze kwishyura ayo mafaranga ubwabyo bigaragaza ko yemera ko yatwaye nk'uko yabyemereye ubushinjacyaha, bityo Mutatsineza ntiyari kwemera kwishyura ibyo atatwaye. Ayo mwumvaga ni amagambo y'uhagarariye ubushinjacyaha yavuze asaba ko abaregwa bakomeza gufungwa by'agateganyo. Iburanisha rikirangira hanze y'urukiko, umwe mu bagabo bananutse wari kumwe n'abagore babiri yasagariye umwe mu banyamakuru wari wambaye imyambaro y'akazi. Uwo mugabo yabwira guriya munyamakuru ko yiteguye kumubangamira, agera naho abwira inzego z'umutekano, cyakora zigenzuye zisanga uwo munyamakuru arengana. Gusa uwo munyamakuru yateranye amagambo n'uwo mugabo birangira akoze akazi ke. Nibutse ko Mutatsineza yari umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze akora ku rukiko rw'ibanze rwa Kamembe mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda, naho niyo nshuti Ezekiel Bariganwa we yari asanzwe ari umukozi wa Compassion icyarimwe akanaba perezida wa Sako i Bugarama. Gusa mu rukiko aregwa nkaho yari komisiyoneri wegeranyaga amafaranga mu bantu bafite imanza akayashyira umushinjacyaha Mutatsineza Bariganwa. Bikekwa ko miliyoni 10 Mutatsineza uregwa ko yamaranye imyaka 2 zari z'umuvunjayi wari ufunze, maze afunguwe Mutatsineza arazigumana. Umuvunjayi amaze gushira imumu yagiye gusaba amafaranga Mutatsineza aho kuyatanga ahubwo yobora dosiye, maze inzego zibishinzwe ziti ko washyinguye dosiye se uyigaruye ute? Gusa ibi byose Mutatsineza aburana bihakana. Niba nagindutse umucamanza aratangaza ko n'umushinjacyaha Mutatsineza ndetse na niyo nshuti Ezekiel bazakomeza gukurikiranwa bafunzwe by'agateganyo cyangwa bazarekurwa by'agateganyo muri iki cyumweru. Tuje Nshimiyimana i Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Imara kumva ko Mutatsineza yafashwe numvishije nyine nanjye binshimishije kuko njyewe yamfungishije anjijije urubanza nari nagiye kubaza, noneho mwereka agapapuro kavugaga ngo ko atatanze imyirondoro y'uwanyibye aho atuye. Noneho nkamweretse arambwira ngo nimbe, ndetse hahita haza uwitwa Claude wari kuri sitasiyo ya polisi, aza kuguca iryinyo. Noneho bahuye nibwo bahitaga bajya mu kindi cyumba. Bageze mu kindi cyumba nibwo Mutatsineza batindagamo, bamaze gutindamo nibwo yahitaga agaruka ajya. Ndamubwira nti ese ko ngiye kwigendera, ko ndi kubona buri kwira, ntiwareka nkitahira ngo hari ibyo ntaruzuza ngo buretse ndaje mbikuzurize. Arongera asubira hepfo avuga ngo agiye ngo nakantu agiye kureba. Bavugana na Claude ahita agenda. Noneho we ahita agira ute, ahita agaruka ajya kuri mashine, ahita asohora igipapuro cyo kumfunga, ahita agiterera gutya ku meza, ahamagara umupolisi ngo nibamfate bamfunye. Nari nagiye gusobanuza ibijyanye n'amafaranga yanjye nibiwe muri banke, ariko uwo wayibye ayibisha telefone yanjye. Noneho ariko babivuganye n'umukozi wa banke. Uwo nguwo nyirukuyiba yavuganye n'umukozi wa banke, aho banke imenyeshereje yuko ayo mafaranga bayatwaye, nako ayo mafaranga ngewe ngiye kuyishyura bari gushaka guteza cyamunara. Noneho rero ngewe nibwo nahitaga mvuga nti reka njye kubaza uko icyo kibazo cyanjye kimeze. Uwo mukozi wa banke bavuga uwo nyirukuyiba yavuze yuko yashyize ku nzu aho uwo mugabo yari atuye hariya mu Nyagatare. Ngewe ikintu cyatumye mfunga, urabona nari nagiye kubaza uko iyo nzu itezwa cyamunara ari kuri Transparency Rwanda bari bahantumye.
bari bambwiye ngo ningende mbaze ikibazo cyanjye kuko aho hantu bari bubaze ibibazo bari butange ibibazo byananiranye mu turere. Noneho rero arambwira ati kubera cyerekeranye n'urukiko kandi uwo Mutatsi neza akaba afite urwo rubanza RIB ya Kigali ikaba yararumwoherereje, bamubwira yuko bari bambwiye yuko ari we ufite icyo kirego ari we ugomba kugikurikirana akampa umwanzuro. Ngenda nyine ngiye kumubaza maze kuvugana na perezida mvuye muri aho ngaho bari kutubariza, nibwo perezida w'urukiko we yarambwiye ambwira yuko bigomba kugira izindi nzira binyuramo. Noneho naye ndamubwira ati ubwo noneho mutamfashije kugira ngo icyo kibazo cyanjye gikemuke, reka njye Kigali, nzajye Kigali mbaze ukuntu nyine iyo nzu itezwa cyamunara barafashe n'umutungo n'ubundi nari natanze mu nguza ayo mafaranga. Tugenda dusimbutse Mutatsi neza gufunga kwari kugira ngo bigende bite ukurikije. Mbona kwari ukugira nyine ngo uwo mutungo w'inzu yari iri mu Nyagatare Ishagasha ugurishwe, kuko nabonaga ari nk'akagambane bari bankoreye, ari umwavoka bari kumwe bari babanje kuvugana kare. Noneho n'uwo Claude araza yivangamo na Mutatsi neza babaye nk'abakoze ako kanama aho ngaho. Ubwo rero bamaze kwihuza uko bari batatu, ntabwo nibwo bahise bafata icyemezo cyo kumfungisha, kuko bari barashatse inzira banyuramo ngo bayigurishe ndi hanze bakabura inzira. Hazaga umukiriya yashaka kugura iyo nzu, nkavuga ati ngahita muha amakuru yuko uwo mugabo nanjye bayinshyize mu maboko kugira ngo azabanze aboneke menye uzanyishyura arinde. Noneho rero mu gihe babonye yuko ngewe nababujije umutekano wo kuyigurisha, bo bajya inama, ari umwavoka wayigurishaga wayitezaga cyamunara, ari uwo Claude wo kuri RIB, ari n'uriya Mutatsi neza, bose baragenda bakora akanama. Mutatsi neza agaruka avuga ngo nibamfunge. Maze gutaka ntakira aho ngaho ku rukiko rw'ibanze, abahavuye bose bakajya bagenda bavuga ngo ngewe ndi umusazi. Hari n'umucamanza wari uri kurwisumbuye wavuze ngo ni umusazi, ngo uwo musazi ntibagomba gukurikirana ngo ikibazo cye, ngo nta muntu ugomba gukurikirana ikibazo cye. Ibyo byose abana twari twicaranye bari bakora amasuku ku karere, nibo bari babashije kugira babashije kugenda bantangira amakuru, ikibazo cyanjye kibasha gusobanuka, nkurikiranwa n'umunyamakuru. Noneho bari bamaze kuvuga ngo baranjyana ku Gikongoro, nta ntuze ngo ntaburanye ngo nzajuririre ngo ku Gikongoro, kandi ntaragiraga dosiye. Babazaga Mutatsi neza ati dosiye itumye bafunguye umuntu iri hehe, akareba hasi ngo iyo dosiye ntayazi. Perezida w'urukiko bamubaza ati iyo dosiye y'uyu mudamu mufunze afunzwe n'iki? Perezida w'urukiko ati nimubaze Mutatsi neza niwe uzi icyo amufungiye. Ati kuko ngewe bamumpaye ngo musobanurire, ibyo namusobanuriye nabisobanuye ndabirangiza, ariko Mutatsi neza sinamenye icyo yamufungiye. Icyo kintu gicanga abayobozi bari bahari kugeza ubwo bajya kubura dosiye yo muri 2019 y'umuntu twari twagiranye ikibazo mu bintu bijyanye n'imyaka, ariko iyo dosiye kuri hariya ku burenganzira bwa muntu i Kigali bakaba bari bambwiye ko urwo rubanza rwarangije imyaka 5 rutagifite rwamaze gutagaranje. Ubwo kw'icyo kirego babonaga cyarasibwe. Waje gufunga gute? Arongera kigira gishyashya banjyana kuri RIB. Noneho rero icyo gihe njya kwisobanura kuri RIB, barongera bakora dosiye nshyashya yo muri 2019, barongera bayigira nshyashya kugira ngo barebe ko babona ikizimanganya iryo gurishwa ry'iyo nzu bari bagiye guteza cyamunara. Nafunzwe igihe cy'ukwezi n'iminsi 2, ariko mbifashwamo n'umunyamakuru nyine wari ubashije gucisha amakuru kuri radio, kuko n'abapolisi baje kunjyana ku rukiko, baje bambwira kugira bansabira ubujurire. Nuko umunyamakuru yakomeje gukurikirana ikibazo cyanjye wa TV10. Ati ubwo rero akimara kunkorera ibyo, nibwo uwo yagiye abitambutsa kuri radio ko yari yabuze umuntu wamuha amakuru, agera n'ubwo ajya kwikorera iperereza mu gace mvukamo.
iryo perereza rero niryo ryangiriye umumaro kuko uwo munyamakuru akimara kubicisha kuri radiyo no kuri televiziyo nyarwanda bahise bagira ubwoba bagira ikibazo bahita bantangira ubujurire bwihuse njya kuburana dosiye atariyo bari bamfungiye. Nge yandebye araseka ariko mu buryo yansekeyemo kubera ko nanjye nahise nibuka umubabaro w'ukuntu yamfunganye n'umwana wanjye w'imyaka 3 nkava muri gereza numva imbavu zaraturitse n'umugongo n'agatuza ndahumeka ntabwo nigeze musuhuza kuko numvaga mfite umubabaro mwinshi. Ese wasohotse usanga cyamunara yararangiye? Nasohotse nsanga cyamunara yararangiye kuko bari bayishyize mu kwezi kumwe ukwezi kwa kabiri kwa 2024. None uyu munsi ku rukiko se wari uhari, hari n'umunyamakuru nawe wari uhari, ngo babagenzeho byagenze bite? Ni ukuvuga ngo bakomeje kugenda bavugisha uriya mukozi umushinjacyaha wari usigaye muri biro mu ruburaniro aho baburaniye, bakomeje kuvugana bigeza ubwo abo ngabo bari kumwe bari baje kumva urubanza rwa Mutatsi neza, baramubwira batangira kumbaza kuza kuncekinga bambaza ngo barabazanya ngo uriya muntu niki ngo ko yicayemo hariya. Nibwo ngewe bagera babona bose nta numwe wambaza, bahita babwira umupolisi ngo nabari wumva uwo harya n'umupolisi uriyara ni umujandarume umucungagereza. Ubwo uwo mucungagereza araza arambaza ngo niki ngo waje gukora iki. Noneho nteze moto uriya mugabo kuko yari yashatse ko mubwira ikintu naje gukora nanga kubikimubwira, aranyomeka kuko yavugaga ngo ibyo ndi kwirukamo ngo bishobora kumbera bibi cyangwa bishobora kumbera byiza. Nanjye rero ndamubwira ati icyo nzi nuko ntaje kwiba kandi nkaba nta nuwo ndi kubangamira. Ubwo ngewe yabonye ndi kuvugana n'umumotari, nibwo nanjye yahitaga agenda ajya mu modoka aranyomeka, dushaka kujya Kamembe tubona yatwometse, nibwo twikatiraga iyo kuri stade, dukasi iyo kuri stade aratwomeka ku buryo umumotari nyine waruntwaye yamaze kubona ko amufatiyeho amafiri, arambwira ngo nimuhe kasike ye ngo agende ngo kuko ngo ntabwo ngo yakomeza kuntwara ngo ataza kubigwamo. Ya mugabo nyine yarari kumbwira ngo ngewe ngo nimubwire ngo ikintu cyose numva shaka ngo ariko ngo inkuru ngo mfite ngo kuyicisha ngo kuyitangaza makuru ngo ntacyo yamarira, ngo no kuyivuga ngo nshobora kuyicisha kwitangaza makuru ngo ntibigire icyo bimarira, ngo kandi twari kumvikana ngo akagira ikintu amarira, ngo amafaranga yose bampombeje ngo ngewe ngo akayansubiza. Mutatsi neza icyo yampemukiyeho nuko yari afite dosiye yanjye y'uburyo nibwa amafaranga yanjye, bakaba dosiye yari afite baramusabaga yuko agomba kuyicisha mu rukiko bagakurikirana uwo mugabo wanyibye amafaranga kuko historique yaramugaragaje, igaragaza n'ibimenyetso by'aho amafaranga yavuye naho yajyaga. Mutatsi neza uruhare yabigizemo nuko yafashije uwatezaga cyamunara akamutiza akamufasha kunzibiranya akamfungisha kugira ngo babone uko bagurisha uwo mutungo, ngewe akampombya mu buryo bwo kuwukurikirana. Mu gihe bamfunze bakamfungura uwo mutungo waramaze kugurishwa ntacyo naba nkibikozeho. Bahinzi borozi namwe bashoramari muri izo nzego ntibikiri ngombwa kugurisha umusaruro wanyu cyangwa iri muri stoke muvuye aho muri. Ukimenya urubuga AfriSellers ubutandukanye n'ingendo wakoraga no kwibaza aho umusaruro wawe uzagurishirizwa kugeza naho gupfiriyeho. AfriSellers ni urubuga ruhuza bifuza kugura no kugurisha umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho baherereye hose ku isi.
uramutse ufite depo y'ibigori cyangwa ibindi binyampeke ntuzirirwe ushaka isoko kuko bikigera kuri Afrisellers biba byaguzwe. Wifuza kandi kugura umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho uri hose ku isi ntuzava aho uri, uzasure Afrisellers. Abifuza ko tubashyirira uwo musaruro ku isoko cyangwa abifuza kuwugura nimusure urubuga rwacu wa@afrisellers.com. Hari ibyo wifuza kurangura cyangwa kugurisha mu bihugu bigize Afurika y'Iburasirazuba nk'umuceri wa Tanzania, kawunga y'Ubugande, ikawa yo mu Rwanda n'ibindi, nawe tugane. Namwe mufite ibindi bicuruzwa mwifuza gushyira kuri uru rubuga cyangwa ushaka guhimbira akazi ku rubuga rwacu, muhawe ikaze. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri nimero mubona kuri screen. Afrisellers.